kuza hano byafasha muvuga ko tubabera akabando nanjye bambera akabando hari Ange wanje n'umugore umugabo we Bertrand Ian n'umukuru wundi w'urugo ndabashimira mwese ariko bafite n'inshuti zabo nazo bakorana nazo zikabatera imbaraga bakadutera imbaraga ndavuga abana umuryango Ian Bertrand Ange na Ivan ndabashimira nabo ko mbashimira ni nako nshimira izo nshuti zabo muri mwe babana nabo kandi babakomeza ndagira ngo nshimire umuryango wundi wa FPR uri hano hari Vice Chairman hari Secretary General na Commissioners ndifuza ko mwaza hano Commissioners bari hano baza hano baracyari bato kandi mwihute bari bato benshi twigire imbere hano tubaha umwanya RPF ndabashimiye cyane icyo mugize RPF iri cyo kubera mwebwe muri byose gukora mubigiramo uruhare runini ndabashimiye najyaga guhamagara na private sector kuko nayo nshaka kuyishimira byimazeyo ariko nibura twageze ababahagarariye babiri babavugiye ariko nawe aho muri buri umwe wese muri mwe ndabashimiye cyane mworoheje ibintu rwose RPF ntacyo yababuranye na busa babivuze bayivugiye ibyangombwa byose twakoresheje hari amazi abaturage banywaga hari transport hari ibiki byose ndabashimiye rwose hari rero abakora akazi karenze byose rimwe na rimwe tujya tunibagirwa no gushimira ariko nabo nta kintu batwaye kuko